nta soni urifata ukanyita akadahumeka. Ubwo nimba ndi kadahumeka tukaba duhuje akazi njye nawe, ubwo wowe urumva uri iki? Ubwo twaba duhuje akazi ko kudahumeka? Ubitekerezeho ibintu wavuze wigaye cyangwa wiha amashyi kuri umuntu w'umubyeyi rwose uri gutanga n'uburere imbere y'umwana wawe, mubwira ukuntu umuntu muzima adahumeka. Ariko icyo nakubwira, sindi kadahumeka, ikindi ndahumeka kandi mpumeka umwuka w'abazima. Ubitekerezeho, biraza gutuma biragufasha. Hari n'abantu nagiye mbona bari kuvuga ibintu byiza. Oda Paccy ni wowe mbwira, ndabizi ko ino video uri buze kuyibona. Sindi kadahumeka, ndamutse mfashe umwanya wo kugusebya nagusebya bikomeye cyane, ariko nk'umuntu nubaha akazi kundi ntago ndi kuri iyo level yo gukora ibyo bintu. Ikindi wibuke amasomo twatojwe, twagakwiye kuba abahanzi babereye u Rwanda. Ariko nimba uri gufata umuhanzi nkanjye ukamwita akadahumeka, nzi ko ndi umuhanzi ubereye u Rwanda, yabaye amasigara cyicaro. Yes, ariko ntago byantere umwanya ngo binteshe umwanya, kuko mfite ibindi bintu byinshi bivuze ngo ako kantu. Icyo navugaga ni ukukubwira ko twiyubahe.